Reka nongere mbasuze mwese muteze amatwi mwumva uri mu Kinyarwanda aho uhereye hose mu Rwanda cyangwa se hirya no hino ku isi. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'icyubahiro, ni umunsi uryoshye cyane kuri bamwe, ariko ntirengaje ko hari abandi wenda bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Mboneyeho no gusuhuza abantu wese mugenda mudusuhuza hirya no hino mu mbuga zacu zigiye zitandukanye, abaca muri commentaire, imbuga mwese turabakunda, kandi nkongera gushimira abantu nanone bagenda badutera inkunga mu bitekerezo bigiye bitandukanye. Ibi byose turabireba tukabishimira tukabikunda cyane. Niyo mpamvu tuje dufite vibe kano kanya, ariko inkuru yacu igiye kwibanda ku bintu bigiye bikurikira, tugiye kurebera hamwe muri no nkuru. Ntabwo tuza gutinda, tuza kurasa ku ntego nkuko bisanzwe, gusa ahangaha ni kuri Tera TV nk'ibisanzwe. Nkuko rero nabibabwiye mu kanya, tugiye guhera ubundi tuganira cyangwa se dusharinga ibitekerezo byacu hamwe, aho tugiye kurebera hamwe ku bantu barimo bakora ibizamini bibemerera kuzajya gukora interview, ngo nabatsinze ibizamini bya leta byanditse cyangwa byo mwifatira byanditse. Kano kanya bakaba ku masite, tugiye kubirebera hamwe. Abo ngabo harimo bados, harimo badoti, harimo ba head teachers, aho bari bimeze gute, ibikugenda bivuga uyu munsi, cyane cyane yuko uyu munsi ari umunsi wa mbere wo gutangira ikizamini cyabo cya professions test cyangwa English professions test. Ese bimeze gute hirya no hino, aho twagiye bimeze gute, byifashe gute, ni ikihe kintu kidasanzwe cyabaye ku masite agiye atandukanye, tugiye kubirebera hamwe. Muze kubana natwe. Nanone turanyarukira hirya no hino, twongeye twinjira nanone muri ibintu twabonye bidasanzwe biri muri school calendar 2025 2026. Ni iki bidasanzwe birimo nyuma yuko hagaragaye ino school calendar cyangwa se n'ingenga bihe y'amashuri y'umwaka 2025-2026 bikaza kuvuga ko ari fake cyangwa se ituje ubuziranenge. Nyuma nesa hamwe na REB muri rusange baza gusohora no school calendar yujuje ibisabwa. Turaza kureba ibidasanzwe, ni ibiki byitezwemo, ni ibiki by'impinduka, ni ibiki baduhishe noneho, ni abahe bantu bagiye kwafectwa n'ino calendar. Ese ubundi hateganyijwe iki, abari muri Kigali bizagenda gute, mu ntara bizagenda gute, mu mijyi itandukanye mu Rwanda ho bizagenda gute. Turaza gukora none ku nkuru y'umudirecteur cyangwa se umuhead teacher cyangwa se umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Kano kanya ufunzwe arazira iki, byagenze gute. Ubundi tumaze iminsi tuvuga ku itagenda neza mu bigo by'amashuri, tukavuga aba directeur, aba prefect batandukanye, ba kontabure. Aka kanya none uno mudirecteur ufunzwe uri hano mu burengerazuba. Ni iki kimufunze, no kubera iki, byagenze gute, turakora operation twinjiremo neza noneho dusobanukirwa no by'ukuri. Umuyobozi ni ryarafungwa cyangwa se umukozi ni ryarafungwa, babyagenze gute, akagambane karimo se bimeze gute. Turaza kubisobanura ubundi muri rusange noneho muri aya makuru y'imbumbe tugiye kweza kano kanya. Aha ni kuri Tera TV nk'ibisanzwe. Ndashishikariza umuntu wese ukana subscribe aho waba uri wose mu Kinyarwanda, kugira tujye twibana mu biganiro bigiye bitandukanye. Wibukana none gukanda kuri comment ukatwandikira igihe wumva yuko ikiganiro cyagufashije, ugakanda kuri like, none ugasharinga n'abandi kugira tujye dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kandi baduhe n'ibitekerezo byanyu bishingiye mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Nanone ndongera kwibutsa nurangiza ukanda subscribe, ukande ahantu handitse ngo all kugira dushire iki kiganiro ujye uraba mu bambere bo gukurikirana inkuru zacu. Nanone kandi tugira ku musozo uraba umaze kumenya mu by'ukuri ikiganiro cyacu uko giteye neza. Nkuko twabibabwiye tugitangira, turaza kwibana muri ayo makuru akurikira. Nizeye ko turi kumwe. Zana amazi umwe utega amatwi noneho tukubwire ibyo hirya no hino twagiye tubona. Tumaze kwivuga hirya tugitangira yuko na Tera TV aha ni handi tubona amakuru agiye adasanzwe nk'aya ngaya. Uyu munsi ku itariki 26 z'ukwa munane nibwo abayobozi cyangwa se abakoze ibizamini bashaka kuzajya mu myanya ya head teacher, deputy teacher in charge of studies and deputy teacher in charge of discipline. Nibwo REB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze bwasohoye itangazo ribamenyesha yuko guhera uyu munsi bagomba kuzitabira ikizamini twakwita icy'icyongereza kigaragaza urwego bariho mu rurimi rwigishwamo nk'ururimi twakwita English Proficiency Test, kugira ngo haboneke abazakora ibizamini byo mu buryo bw'ibiganiro, ibyo dukunda kwita interview bitajyaga bibaho mu minsi yashize, cyangwa se abantu binjiye mu myanya igitandukanye y'ubuyobozi batagiye bahura nabyo. Ariko uyu munsi mu no mwaka mu academic year, mu gihe twitegura kwinjira muri pathways zitandukanye nk'uko Minisitiri y'Uburezi agiye bigaragaza, uyu munsi ntabwo ushobora kujya mu mwanya udakoresha icyo bita English Proficiency Test. Bivuga ngo ni ukureba level
ururimi rwawe, cyane cyane ko ugiye guhura n'abana b'u Rwanda bejo bazaza bakareba noneho urugero ugezeho mu rurimi rw'icyongereza. Aha rero ku itariki 26 kugeza 29 z'ukwa 8 2025 nibwo bahamagajwe kujya mu masite agiye atandukanye, cyane cyane ko barimo bapanga amasite bafashe uturere 30 bahita baduhuriza mu masite niba ntibeshe agera kuri 5 ubwo naho bazakorera. Aho wenda twavuga hari abazakora Nyanza, hari abazakora Karongi, hari abazakora Musanze, hari abazakora Bugesera, hari abazakora na Kayonza. Mu yandi magambo aho waba uri hose mu gihugu warakoze kuno myanya y'ubudiregiteri cyangwa se abadiregiteri ajuwe cyangwa abungirije, ugomba kuzibona hamwe muri zino centre cyangwa se muri zino site ugomba gukoramo. Ubwo ni Nyanza, Karongi, Musanze, Bugesera na Kayonza. Ubwo buri muri Musanze hagiye harimo cyangwa se buri karere twavuze hirya hagiye harimo amasantre abiri, ubwo nibwo by'amashuri hamwe na hamwe ugomba kuzakorera. Nko muri Nyanza aho bagomba ubungu bari gukora ahantu biti Nyanza muri college Christ Roi hari Nyanza murahazi. Muri Karongi barimo bakorera kuri college Sainte Marie Kibuye na JS Kibuye. Musanze bo bari gukorera ahitwa muri JS Kampanga na ese Saint Vincent Muhoza hari mu babikira murahazi na hafi ya stade ya Musanze. Bugesera bari gukora ku tisi Nyamata, abantu bahazi ni hafi ya n'ubundi ya gare cyangwa urenze kwa DPR. Noneho kandi bakonya bakorera kuri ES Kamabuye. Abahereye Kayonza nabo nizeye ko mwageze kuri GS Kayonza na Kayonza Modern School, ikigo kiza cyane ariko ntari kwamamaza kano kanya. Ibidasanzwe rero wenda tuza kwibandaho kano kanya bigiye biboneka cyangwa se ku masate agiye atandukanye, nuko mu kitondego bari bavuze yuko umukandida wese asabwa kuzagira hazakora mbere y'iminota igera ku 30, ariko hari abagiye bagotwa rwose n'igihe isaha iraza gutangirira. Nimba bari butangire wenda ikizamini saa 2 ugasanga umuntu hagiye isaha yarangiye, byagiye biteza akavuyo kenshi ku masite agiye atandukanye. Hano tuva muri General kuko na makuru twagiye tohoza hirya no hino hatandukanye, noneho ugasanga abara ba invigilators cyangwa se barimo bakora supervising, bari gukora supervising kino gikorwa barimo batondwa n'ibintu niba bakuye ngo hagere iki gihe, ugasanga rwose uje wakererewe, bikaba byateza umutekano utari mwiza cyane cyangwa se umutekano muke mu kizamini, cyane cyane ko iki gihe abangaba nawe rwose bihanganiye ku mpinduka bawe nazo. Hari ikindi wenda twaza kuvuga ahangaha, buri mukandida wundi yagombye kuza ku kizamini cya site yoherejweho, ariko harabagiye bagira twavuga ngo nimba ari challenge, nimba ari obstacles cyangwa se nimba ari imbogamizi zitandukanye, cyane cyane ko twe turi kuri tele twajya tubona ibintu bigiye bitandukanye. Ugasanga noneho umuntu wenda tuvuge yari nka Nyanza cyangwa se katuvuge Nyamagabe, agomba kujya gukora ahantu bita Inyanza mu majyepfo, ariko bitewe nyine n'izo challenge kuba wenda yamenye igihe cyarenze cyangwa se wenda yemenye kujya kitari cyanyacyo gushaka amatiki murabizi n'iki, ugasanga nabyo bize kuba challenge ku bantu bagomba kujya gukora. Ahangaha ni ikintu cyagaragaye kuri ano masite, tuvuge wenda undi yibereye wenda Kicukiro arajya gukorera wenda Inyamata, ariko bitewe n'imodoka ugasanga bije guteza icyo kibazo ngo twagiye tubivuga haraguru. Ikiri cyagomba kwitwaza nicyo bita headphone cyangwa se écouteur rero muzi ko ifasha abantu mu kumva ibijyanye na listening cyangwa se mu kumva neza amagambo araza gukoreshwa cyangwa se ikizamini cya listening cyo kumva neza. Ahangaha harabagiye bazibagirwa rwose, yagira muri site cyangwa se harakora kumva rimatira écouteur. Ibi ni ibintu byagiye bibangamira abantu bari kuri site nk'ibisanzwe. Ibi rero kandi ntabwo byatuma tutagarukana none yuko abari ku masite agiye atandukanye bagiye banenga bano bantu bari hehe, bari kuri liste bagomba gukoreraho, cyane cyane yuko akenshi usanga bagenda bitwaza ngo ntabwo babaye service nziza nk'isanzwe. Imiryo ni bidasanzwe kuri kubijyanye n'abari gukora ibizamini kano kanya, ariko nifuza nanone abantu barimo gukora ishyani hirwe bagatsinda ibizamini rwose, kuko kino kizamini uragitsindwa ntago aremererwa kujya kuri interview ikurikira cyangwa se mu kiganiro kimwemerera kuzaba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Nanone ikidasanzwe twabonye muri icyo twakwita muri school calendar cyangwa se mu integanyagihe y'amashuri 2025-2026, murabizi yuko Nesa ndetse n'ubufatanye na Mineduc ejo hashize nibwo bashize hanze ino school calendar
igaragaza neza ibyumweru baziga, aho twabonye ko wenda mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025-2026 bazigamo ibyumweru bijya ku 15, mu cya kabiri bakigamo ibyumweru bijya ku 13, noneho mu cya gatatu bakigamo ibyumweru bijya ku 11, ndetse igihembwe cya mbere bakazaruhuka ibyumweru bibiri, igihembwe cya kabiri ibyumweru bibiri, ariko bagera mu gihembwe cya gatatu bakaruhuka amezi abiri afunze nk'uko bigaragara kuri kalendari tukwasharinga hano kuri screen zanyu. Noneho hakaza noneho igihe cy'ibizamini kigomba kuzamara byibuze ibyumweru bitatu, kizahera ku itariki ya 3/2026 kugera 19/6. Ahangaha ni kuri practical combination na examination. Noneho hakaza n'ibindi bizamini bizamara iminsi 3, twavuga nk'icya primaire, twongera tukagira n'icya secondaire muri theory kizamanaho iminsi igera mu 10. Ikidasanzwe ahangaha rero hari inkuru twije gushira hanze mu minsi ishize, tuza gusanga mu by'ukuri abantu bo muri Kigali hari iminsi bazamara igera muri 5 y'akazi, ubwo ni iminsi igera muri 7, aho bazaba batari kwiga, ndetse aho leta yabasabye yuko bazakora mu ngo cyangwa se bagakoresha ikoranabuhanga mu buryo gutisha akazi. Aha bizaba byagenze gute? Ni cyane cyane yuko muri minsi tugiye kwakira amarushanwa y'amagare ku rwego rw'isi mu Rwanda. Bivuga yuko rero kuko hari imihanda imwe n'imwe izayifunze, bitakunda yuko abantu bajya mu kazi cyangwa se abanyeshuri bajya mu kazi. Murabizi umuhanda haba harimo akavuyo ko kugenda va-et-vient y'abanyeshuri, abakozi bagiye batandukanye, aribwo leta yise ishiraho umuco iravuga ati byaba byiza abanyeshuri bahawe konji mu gihe cy'iminsi 7 bakorera iwabo, hamwe n'abakozi basigaye batandukanye mu nzego zitandukanye bakora mu rugo. Noneho ino rushanwa ryazarangira bakazabirebaho. Ariyo mpamvu wenda mbona yuko muri no kalendari bahise bavuga bati Kigali schools affected by the 25 UCI Road World Championship will be informed of their specific schedule adjustments. Bivangu mu yandi magambo, ntekereza yuko wenda icyo bishatse kuvuga yuko sinzi wenda niba bizakunda yuko REB cyangwa se Mineduc muri rusange izabashakira uburyo bazakavarenga kino gihe, kuko iyi minsi 5 yose umwana atiga, umwarimu atigisha, bishobora kuzafekta ikintu kinini. Ariyo mpamvu wenda bashizeho kano kanya. Ubundi bisanzwe yuko usanga ibigo by'amashuri ushobora guhabwa ikintu kijyanye nka break cyangwa se nka holiday cyangwa se ikiruhuko gitoya mo hagati kalendari yaratangiye y'amashuri, aho ushobora gusanga ibigo by'amashuri ushobora gufunga hafi iminsi 5, ariko akaba atari byose ari nta kintu kibi cyabaye, ahubwo ari uburyo kugira batanga service nziza kwa nyamahanga. Rero ntekereza ko ku banyeshuri biga muri Kigali muzaza kubona impinduka kuri no kalendari nk'uko bigaragara ahangaha, ariyo tugiye kwitegura mu minsi iraza neza. Tukana wenda ahagana noneho nkarambuye mu kiganiro, hari inkuru kano kanya irimo igenda ibice bigacika yuko abadiregiteri n'abarimu batabanye neza. Aha wenda ndaza kuhavuga mu buryo budasanzwe, cyane cyane yuko mu biganiro twagiye dutanga cyangwa twagiye tuvugana tuganiraho hano kuri no chaîne yanyu, twagiye tuvuga ibintu bigiye bitandukanye, ugasanga umwarimu arikoze arateruye ikiganiro ati ngewe sinkorana na diregiteri, ukibaza uburyo kinyine umukozi atagomba gukorana na diregiteri bya hafi, ukibaza niba diregiteri n'umukozi ayobora hari aho bagombye kuba bahura kugira ngo bajyane amakimbirane. Aka kanya rero inkuru ihari nuko hari umudiregiteri witwa Ndahayo Evariste murahangana kwa mukoresheje, uko none byagiye hanze byose biba byagiye ku mugaragaro wo kuri GS Murira. Ahangaha ni Cyangugu ku bantu bahazi. Arafunzwe kubera iki? Ubundi operation ukuntu imeze, murabizi mu kigo cy'amashuri haberamo inzego zitandukanye, leadership na teaching staff, hamwe n'abandi bakozi bunganira ikigo muri rusange, ndetse noneho abangaba ne bafatanya mu byo guteza imbere ireme ry'uburezi ku cyo kigo uwo ukoraho. Ubwo ni muri umwarimu uraza gutara commentaire utubwire. Haje kuba ikibazo rero, umwarimu wigishaga ishuri ryiwe nawe kano kanya tugiye kwinjira muri neza wumve, aza kwigisha abana ko aza kugaragarwaho n'imico itari myiza, navango igayitse nimba yarabaye, ariko yarabaye kuko hano proof tubona rwose iragaragaza ko yabaye, aho yaje kugaragaza umuco wo gutereta umwana w'umukobwa cyangwa se abana b'umukobwa, ndetse akarya afata no kubintu akamubomora. Nyuma rero nk'ibisanzwe ubundi ku kazi muri education ku rwego rwa mbere haba hari abashinzwe discipline
bakora mu buryo gukemura ibibazo byabereye ku kazi ku rwego rwa mbere, nibwo aya makuru yagiye amenyekana, biza kugaragara yuko uno mwarimu ashobora kuba yarateye abakobwa inda, ndetse biza kugaragara yuko bifite ikibazo gisa nkaho kiremereye cyane. Nubwo mu nshingano Directeur afite yahise asaba yuko tanga ubusobanuro, ndetse biza kurajya amuhoreje muri discipline mu kanama ka discipline kaba kagizwe n'umwe mu bungirije Directeur bita Prefet discipline, ari we yoboye kino kiganiro mu buryo gushaka amakuru yimbitse hamwe n'abo bafatanyije. Biza barara ko n'umwarimu rwose ari guhamwa n'ibyaha. Ariko nyuma yaho gatoya yuko hamwe n'ibyaha, nibwo haje kugaragara yuko muri raporo yatanzwe na discipline ijyanwa kwa Directeur ishingirwaho babyohereza ku karere, biza kurangira n'umwarimu basa nkaho bamuhagaritse, aho ndetse yagiye no mu rukiko, ndetse urukiko rwa mbere ruza kugaragaza ko n'umwarimu ari umwere. Niko byagenze, bitapfa kumvikana nyine. Urumva Prefet discipline yakoze raporo ayiha Directeur, na Directeur nawe atanga amakuru bigomba kugenda, ndetse n'ibyaza kurangira bajyana n'uno umwarimu hehe mu rukiko. Urukiko rurabyanariza bisanga uno mwarimu ari umwere. Nyuma yaho gatoya nibwo urukiko rwisumbuye rwari Cyangugu narwo rwahise rwinjira mu mwandiko. Urumva haje ibintu bisa nka saga, ntekereza ko wenda hajemo no kurekera amakuru bamwe, cyangwa se gutanga complaining, bavuga yuko uburyo byabayeho atari byo. Urukiko rukuru rumuhamya ibyaha yuko yabikoze uno mwarimu. Urumva mu yandi magambo, umwarimu na Directeur nta nawe wagihuriye, cyane cyane ku rwego rwa mbere. Directeur yatanze raporo avuga ikibazo ko kimeze, noneho inzego zitangira gukurikirana uno mwarimu. Biza kurangira urukiko rukuru rwo noneho rumufatiye imyanzuro ko agomba gufungwa, ndetse bivuga yuko ashobora kuba yarakatiwe gufungwa imyaka igera mu 10, ubwo imyaka 10 cyangwa 10 years, cyangwa imyaka 10 ari muri gereza nk'ibisanzwe. Igitangaje rero kinababaje cyane nuko hashize iminsi nk'ine ibyo bibaye, cyangwa se nyuma yaho gatoya bagiye kubona wa mwarimu arimo aridegembya hasi, yarasohotse muri gereza, yarafunguye mu yandi magambo. Biza kurangira ahubwo uyu muheticha cyangwa se umudirecteur ari we ufunzwe. Noneho ikintu bashinja uno mudirecteur ku bantu turi kungana kanya ni ukutamenyekanisha ibyaha by'ihohoterwa, cyane cyane yo kumva yuko uno mwarimu yakoze ibyo twakwita GBV, ibyaha bijyanye n'ihohoterwa ry'abakobwa cyangwa se bishingiye ku gitsina, niba bivuze neza wenda sinzi. Biza kurangira noneho bamushinjije yuko atatanze amakuru cyangwa se kutamenyekanisha ibyaha by'ihohoterwa. Noneho ikibazo cyateye abantu benshi inkeke ni ukumenya ese ubundi uyu mudirecteur yagomba gukora ikihe kintu, niba koko yarafashe igihe cyo kuganiza n'umwarimu akamweza muri discipline, bagakora raporo akajyana kwa Directeur agatanga raporo, bikajya ku akarere akabyanariza, umwarimu akajya mu nkiko. Ahangaha ubundi Directeur yakagombye kuba yaragarutse mu mwandiko, noneho bikaba ngombwa ko yafungwa, ahubwo wa wundi wakoze icyaha agafungurwa. Ariyo mpamvu musanga n'abarimu kenshi muvango abadirecteur batwanga ngo abayobozi batwanga ibigo by'amashuri, ariko kwibaza n'ubundi hari igihe Directeur cyangwa se abayobozi bamwungije nabo bafata imyanzuro ikakaye ku mwarimu bitewe n'uko nawe yifata. Ukibaza kano kanya uwakoze icyaha ari hanze, ariko uwavango ntabwo yamenyekanisha icyaha, nawe wakoze raporo uko byose. Ubundi umuyobozi w'ikigo n'umwe yaratanze iyo raporo, bikanashingirwaho baca urubanza kuno mwarimu, kugeza kano kanya akaba afunzwe. Mumbwira ubundi uno mudirecteur yagombye kuba ari muri gereza, noneho no mwarimu agafungurwa. Hamuze kubimpuriza neza, kenze we nimba hari andi makuru we na mwamufite kuri no nkuru. Ariko igihe agaragara nuko uno mudirecteur hari kintu yaba arimo kuzira, cyane cyane ko abantu bavuga yuko uno mwarimu ashobora kuba hagarikiwe n'ifi binini, cyangwa se afite izindi imbaraga zimuri inyuma zatuma wenda Directeur noneho afungwa, noneho no mwarimu nakavuga ati reka mfungurwe ariko nawe ujye muri gereza. Bitagombye kuba bimeze gutya, kuko ni mutabera bahari. Ntekereza ko Directeur yagombye gukora icyo yagomba gukora, kuko icyame ntago ari ribu ni ubwayo ishobora kugenza icyaha ikamenya nimba umuntu yarakoze icyaha. Icya kabiri ntago ari umucamanza, icyo yarashinzwe hano ni ugutanga raporo ku gihe kandi yarabikoze, bijyana mu karere hariya Inyamasheke, noneho nabo bagakurikirana ibyabo. Izi nizo nkuru rero umunsi twabateguriye iri kuvugwa hirya no hino muri education. Reka twumve yuko wenda abishinzwe bazakurikirana, dukomeza no tubana namwe mu bintu bigiye bitandukanye, mu muzi yatandukanye. Tubakunda cyane. Ikiganiro cyo nikigaruka, ciao. Gusa byo niba ari ubwa mbere, ibuka gukanda kuri subscribe.